situation yanjye na Murundi bon nyine urumva Murundi ni umuntu twari kumwe umwaka wose ndibaza abantu bibuka igihe cyashize story yanjye na Murundi gusa nago byakomeje buri wese afite ubuzima bwe bagomba kubamo aka kanya ari mu buzima bwe nabivuzeho nanjye ndi mu bwanjye kandi ntago ari umuntu dushagurira mu muhanda ngo simusuhuze cyangwa nsuhuze so ndibaza nta byinshi nabivugaho hari n'abantu twahuriraga mu muhanda bakambwira ngo dore Irene ngo wa Murundi ngo yababaje ngo Murundi so njye ntago namubabaje niba hari abantu bazi story yanjye nawe barabizi byabayeho kutumvikana buri wese agira amahitamo ye so ubuzima burakomeje ari mu buzima bwe aka kanya nanjye ndi mu bwanjye hanyuma ikindi ndi umukobwa nyine ntago ngira isoni cyane ariko ndacyarimo abakobwa bazigira mo gake ukuntu umukobwa ugira isoni ntiwari uzi ko kera nari isugi byagenze bite ntabwo kiriyo no way my goodness yes reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze wowe ukurikira ibiganiro bya YTV tubagezaho umunsi ku munsi shimira wowe wakoze subscribe nawe utayikora nkubwire ngo uyu ni mwanya kugira ngo uyikore ujye ubona natwe mu biganiro bitandukanye tugenda dushyiraho ubu wa mbere uko tubishyizeho nk'uko mubireba turi kumwe n'umwari mwiza wambaye neza usa neza ukeye ahantu hose niyo tugiye kuba tuganira mu kiganiro cy'uyu munsi reka tumuhereze ikaze atangire twibwira ubundi dukomeze ikiganiro cyacu tuguhe ikaze kuri YTV. Murakoze cyane. Umeze gute? Meze neza ndashima Imana mwebwe mumeze mute? Sava. Ndakubona cyane ariko umeze nk'umuntu ufite isoni. Oya nta soni mfite. Ni bwa bwitonze nyine bw'Abanyarwandakazi. Ni bisanzwe. Okay. Ngaho rero reka tuguhereze ikaze wibwire abagukurikiye abakunze muri rusange. Cyane ko warubuza cyane. Murakoze cyane. Nanjye nari mbakumbuye cyane abakunzi ba YTV. Harashize igihe ntagaruka ako ni mu rugo igihe cyacyo cyose tuba turi kumwe. Ndabashimiye cyane kuba mwabashije kuntumira nkaba nongeye guhura n'abakunzi banjye ba YTV. Hello. Okay. Hari amazina wayavuze? Amazina yanjye ni Irene Umugwaneza Chanel. Cyangwa Irene. Aho ni mu ruhe rurimi? Ni mu Cyongereza Irene. Okay. Reka nongere ngo abantu benshi bakuze nka Irene wande. Abantu benshi cyane banzi ku izina rya Irene na Murundi. Irene na Murundi cyangwa wa Murundi? Irene wa Murundi. Okay, mwabyumvise ni Irene wa Murundi. Niyo tugiye kuba tuganira nyuma y'igihe kirekire waherukaga mu Rwanda ryari? 2023 nibwo waherukaga mu Rwanda bivuze ngo umaze igihe kirenga umwaka utari muri Kigali utari ku butaka bw'u Rwanda. Yego. Urumva wabaye mu diaspora? Ntago ari diaspora. Umunsi badaha ku madolari cyangwa ni igihugu cy'abaturanyi. Ariko ku cyabantu nyine usanga abantu banga ba diaspora amafaranga abagiye hanze biba byifashe bite? Urumva ni nka no gutembera no gukora trip ukagenda ukareba hanze uko bimeze nago navuga ngo ni hanze ni mu bihugu by'abaturanyi nyine si mu Rwanda ariko ntago aba diaspora ni nk'abantu bari Canada muri Amerika muri Australia bareze umugabane abantu bari mu bihugu by'Iburayi wari uri muri East Africa njye narindi hafi cyane. Okay. Mwabyumvise rero ngira ngo abantu benshi bari bagukumbuye ntibaguherukaga bari bakeneye kumva amakuru yawe basuhuze unababwiye muri rusange mu ncamake ukumeze ukumerewe abataguherukaga. Ndishimye kuba nongeye kugaruka kuganiza abakunzi banjye ntago nabanze nta mutima mubi turacyari kumwe usibye nyine ko ariko akunda ubuzima butuma umuntu agenda akareba hirya ko bimeze akagaruka ariko nta mutima mubi nta n'urwango turi kumwe 5 kuri 5. Ubu noneho wagarutse cyangwa ejo uzongera usubireyo? Oya ndahari cyane igihe cyaryo cyose tuzongera n'ubundi tuganire. Wenda kugira ngo bize kugenda neza binaturyohere n'abantu bamenye aho duhereye ikiganiro naho turibuza kugisoreza. Sicyo turi buvuge uyu munsi ariko hari abantu benshi bakumenye mu rukundo na Murundi bakumenye bana na Murundi biza kurangira kagozi gacitse ntawo zi ngo
Murundi bite, Yego. Irene bite. Wenda Murundi yakomeje kugaragara ariko noneho Irene we nta muntu uruzi rero ngo Irene ari hehe. Yego. Bundi mwatandukanye mute, byarangiye bite kugira ngo duse nabo tukubuze? Ukuntu byarangiye, inkuru yanjye nawe twaratandukanye, buri wese ajya mu buzima bwe, ndi mu buzima bwanjye nawe ari mu buzima bwe, so rero nta kindi kintu mfite cyo kubivugaho. Ko ari subura ntago yaba ari depression? Oya, ntago ari depression. Hari ukuntu umuntu nyine ahindura ubuzima agashaka kuba ari mu bye, ariko kuri side zose nta nimwe abogamiyeho. Yego. Nuko byagenze. Nuko byagenze. Hanyuma rero uvuye mu Rwanda uragiye, itandukaniro ryaho wari uri naho wari wagiye, urebye muri rusange muraririye? Itandukaniro nuko iyo umuntu avuye mu Rwanda akajya mu kindi gihugu, ni experience uba ufite, hari byinshi nyine ubona, hari challenges nyinshi nyine uhura nazo, kubera ko urumva nyine ni ibintu bibiri biba bitandukanye. Uvuye mu Rwanda ugiye mu kindi gihugu uhuriraho n'ibindi bintu byinshi, ukigiraho n'ibindi byinshi bitandukanye, hanyuma bikarangira ukagaruka mu gihugu cyawe. Yego. Ikintu wenda wabonye kavuga ati ukumva kiragutunguye aho wagiye ni iki? Ikintu nabonye kikantungura ni uko abantu nyine abantu ni benshi cyane, baruta nyine bo mu Rwanda, mu mihanda, ahantu hose usanga ari abantu benshi cyane. Mu Rwanda nyine biratandukanye cyane mu Rwanda. Kujyanye n'ubuzima, hari ukuntu ngo wenda iyo umuntu agiye ahantu n'aha, yego, ubuzima buroroha cyangwa se burakomera, wowe byari ibintu byifashe gute? Njyewe ntabwo byangoye cyane kubera ko nari ndi muri famiye, ntabwo nabanje gusavayivinga nk'uko umuntu ashobora kujyayo nta muntu asangayo cyangwa agiye kwitangirira ubuzima bwe. Njye nagiyeyo hari iyo famiye, byaranyoroheye cyane, ntabwo navuga ngo narasavayivinze nk'abandi bose. Yego. Kujyanye n'umuco, imibanire y'abantu, ngira ngo mu Rwanda buriya hari ukuntu usanga dufite umuco dukomeraho, kubana n'abantu ari ibintu twagize umuco. Nanone aho wari uri byari ibintu ubona bimeze gute, abantu guciringa ibintu nk'ibyo ngibyo, nyine wabonaga bitandukanye muri movement z'abaturage, uko bagenda, uko babanirana n'abandi, ibintu nk'ibyo ngibyo? Urumva movement ziba zitandukanye, uko wenda mu Rwanda mbona abantu babanyemo hariya ntabwo ariko biba bimeze. Buri wese abogamiye kuri business yiwe, nta byo kwita ku wundi muntu, ukora ibyawe, ubuzima bugakomeza. Wahura n'umuntu ukamusuhuza, agakomeza imirimo ye, n'undi agakomeza imirimo ye. Hari ukuntu banga abanyarwandakazi ni beza cyane. Aho wari uri, umunyarwandakazi cyangwa se umunyarwanda muri rusange ni umuntu ufatwa gute muri sosiyete yaho? Abanyarwanda ahantu hose bageze barabakunda, yaba abanyarwandakazi cyangwa abanyarwanda, kubera ko bafite imico yabo yihariye itandukanye n'iy'abanyamahanga, bafite uburyo bakunditse. Nuko bakunditse cyangwa se hari ukuntu ufite nk'akantu k'umwihariko k'ubwiza kaba kari aho ngaho? Ubwiza buba burimo n'umuco uba utandukanye. Nyine umuco wenda navuga ngo wo muri Kenya cyangwa no mu bindi bihugu uba utandukanye. Mu Rwanda umuco waho uri unique, urihariye. Ni bwa budasa bwacu. Yego, yaba isuku, yaba movements z'ibintu byose ni sawa kurusha ahandi hantu. Yego. Nkawe wagiye uri umukobwa mwiza, by'umwihariko wabonye bakwakira gute, cyangwa se nyine aho wari uri abantu babo bagufataga gute? Abantu baho bavugaga ni umunyarwandakazi, nyine bakumva bafite ishema ryo kuba twaganira cyangwa se kuba twahura, ibintu nk'ibyo. Hanyuma wowe ukabyitwaramo gute? Kose kuri murabiseka nk'umuntu wakoze amabara? Oya, nagakoze.
ngaho nyine tubwira uko bakwakiriye ku giti cyawe. banyakiriye neza, agera mikrofone. banyakiriye neza, twarahuje, nta kibazo twigeze tugirana, twabanye neza kugeza ngarutse. Kugeza ugarutse. Yego. Ariko umuntu ashobora ko umuntu abivuze ugahita ubona ubaye nk'aho ugize usoni kureza uko byari bimeze mbere. Ni ukubera iki? Oya, nta soni nagize, ahubwo nyine ni ukubera ko uhise utekereza ukuntu byagenze ariyo zose. n'umunyamakuru yakubajije nk'ibintu biragusetsa cyane. Nyine nanjye ngo byari binsekeje, nta yindi mpamvu. Ibindi byose kutasetse akari gusetsa uyu mwanya. Ubwo nibyo byishimo nari ndimo ako kanya. Sure. For real. Okay. Reka tubyizere uko, ariko tunagushimire ko wagiye ukagaruka kandi ugarutse umeze neza. Meze neza, ndashima Imana. Urebye nta kibazo. Abo usanze se bameze bate? Abo nsanze nabo bari aho bameze neza. Ni iki kintu waje ukumbuye cyangwa se ninde muntu waje ukumbuye? Naje umuntu ugiye nyine ari ubwa mbere ya travelinze akajya hanze y'igihugu. Hari kuno bate wanyereka runaka ibi nibi. Ni iki kintu wari ukumbuye, ninde muntu wari ukumbuye? Cyambere nari nkumbuye umuryango wanjye n'inshuti zanjye muri rusange. Na yawe TV nayo nyikumbuye kubera ko urabona. Urakoze cyane. Ako kanya. Ninde wundi wari ukumbuye wundi? Ni inshuti zanjye, famiye yanjye, ndumva ari abo ngabo. Ese kurya ni hari aho bitandukaniye buriya? Ibyo kurya biratandukanye. Ibiryo nyine nshobora kurya i Kigali nishimiye, ntabwo nshobora kugerayo ngo mbe nabibona uko mbishaka cyangwa bitetse uko mbishaka. Biba bitandukanye cyane. Yego. Ibyiza ni ibihe? Ibyiza ni byo mu Rwanda. Wasanga ari uko ari wabaye cyane cyangwa se ariho ukunda, ariko wasanga ni kubera ko ntabwo navuga ngo kuko naho iyo umaze ahantu umwaka ndatekereza neza ko umaze kumenya ibintu byaho. Ntabwo byose wapfa kubimenya, ariko bimwe na bimwe ububizi. Nk'ibyo kurya biba bitandukanye kubera ko hari barya kawunga cyane, imboga za sukuma wigi, ibintu nk'ibyo. Kandi imboga za sukuma wigi. Sukuma wigi. Wigi. Sukuma wigi. Wiki. Sukuma wigi. Ni zimeze gute? Imboga ziba zimeze nka imboga ziba navuga gute, ni ziba zimeze nka, urabona hari nka dodo, epinari. Ntabwo ari gutyo. Ziba zifite utuntu tumeze nk'amahwa ku buryo uzirya ukumva. Barazihinga, zera nk'ikiso, nka cya, urabona itabi ry'ikamba? Ntabwo nzi itabi. Ibikamba nyine by'ibibabi bahinga. Imboga zaho niko ziba zimeze. Yego. Ziraryoha se? Zisharira. Nyine abantu bazimenyereye nabaho. Wowe wumva wapi? Ngiye ntabwo nabikunze, ntabwo byanryoheye. Dodo, ishu, gacumbari, ibintu nk'ibyo. Ngiye numva nishakira. Zirahaba hari, ariko mu Rwanda naho ziba ngiye ntabwo ngira amatsiko yazo yabyo. Yego. Ikintu wavuga wabonye nk'itandukaniro hagati y'umurwa mukuru wacu wa Kigali naho wari uri, ukavuga ati aha hantu ibi narabyishimiye, ibi sinabyishimiye, nyine itandukaniro ni irihe? Ikintu cya mbere ntishimiye ni transport yaho. Ushaka gufata moto mukajyaho muri 4 cyangwa 3, ntabwo nabikunze. Ntabwo nabyishimiye, ariko nyine kubera ko nyine ni amategeko yaho, ni nako bakora, ntabwo nyine nta kundi wabigenza, ugomba kubana nabyo. Ariko i Kigali ujya kuri moto wenyine kumva urisanzuye. N'agakaske gasukuye. N'agakaske, ahandi umuyaga ubukwica nta kaske. Batuboneye izindi kaske nziza kurushaho. Wow. Niyo mpamvu mu Rwanda hahora hari unique. Yes, nagira ngo rero nukumva Irene wacu aho yaramaze iminsi, ibyo yaramaze iminsi, itandukaniro ryo mu Rwanda naho yarari, ariko uyu mwanya ubwo turi kumwe ngira ngo uduhe no ku mashiringi turyeho twumva uko bimeze. Amashiringi yarabuze. Yarabuze? Shaka umuntu usa gutyo. Aho ntago biba bihuye ngo byo gusanga iki. Ariko tugira umuco mu Rwanda, iyo umuntu asa neza urasa n'amafaranga.
hari n'igihe umuntu imana imuhisha mu buntu bwayo ku buryo utambwira ko waje kuri lift. nshaka kuba naraje kuri lift cyangwa naraparamiye ikamyo. Hari ukuntu yaranga ikamyo zikabara nk'icyumweru mu nzira tayari ukayiparamira kuko iki Kimwe se bitoroshye waparamira imwe. Icya mbere ni uko iri kugeza i Kigali nta bindi. ko nabonye posting agafoto kuri airport. Sorry? Nabonye posting agafoto uri kuri airport. Wasanga ngo atari njyewe naraje mu ikamyo. Ubuse tubyemera cyangwa ninsubirayo muzabibona. Nzajya kuri airport cyangwa ninjya no mu bindi bihugu wenda nzaca kuri airport, ariko ubu nta wamenya ngo naje nisanze i Kigali. Okay. Ako karagaciyemo, ariko uri umwe mu bantu bavuye wabuze wari umaze kuba umuntu umenyereye muri social media. Yego. Ese warabikurikiranaga cyangwa se wahise ubivamo burundu buragiye? Ntabwo nabivuyemo burundu, ahubwo nyine ni kwa kundi ubuzima bushaka kukujyana mu bindi bintu ukagira experience, ariko bya bindi utarabivuyemo. Nta n'ikibazo cya social media pe, ntacyo mbibona. Mfite abafans benshi bankurikirana kandi bankunda, so niyo mpamvu nagarutse rero kugira ngo twongere tubane n'abasuhuze. Nari mbakumbuye cyane, twahirukanaga kera nk'umuntu utabaherukaga. nuko mbakunda cyane kandi murambakumbuye. Murabakumbuye. Nta mufana wari ufite w'umwihariko bwatereka abansuhuza umufana runaka? Abafana ni benshi, nawe uri umufana. Ni benshi. Hari umumama witwa mama Eme, aba muri Australia, twaraburanye, ndamusuje cyane. Ndabizi ko azareba kino kiganiro, azanyandikire turebe ukuntu tuvugana. N'abandi ni benshi abafana twe twaraburanye. Azakwandikire nimero yanjye ndaza kuyishiraho. Hanyuma ni benshi cyane, ni benshi. Abafana ni benshi kandi ndabakunda, kandi ibyiza biri imbere bo gusa ntibarambirwe. Bose bategurira iki abafana bawe? Nyine narabuze ntahari kubera nyine utuntu twinshi umuntu aba yirukamo ubuzima bwa buri munsi. Nyine umuntu aba yirukanka ashaka ngo arebe ko bwacya kabiri, ariko ibyiza biri imbere ndabibijeje, kandi ndi hafi kubana nabo umunsi ku wundi. Imana nibimfashamo n'abafana ya. Hari abantu benshi ndagira ngo uze ukureho urujijo. Yego. Ukimara kubura cyangwa se mbere yo kubura abanje kuza wasaga hagati yawe na Murundi. Ubundi situation yawe na Murundi uyu mwanya nzi ko utayivugaho byinshi, ariko niki kintu wayivugaho? Situation yanjye na Murundi. Bon, nyine urumva Murundi ni umuntu twari kumwe umwaka wose. Ndibaza abantu bibuka igihe cyashize story yanjye na Murundi. Gusa ntago byakomeje. Buri wese afite ubuzima bwe bagomba kubamo. Aka kanya ari mu buzima bwe nabivuzeho, nanjye ndi mu bwanjye, kandi ntago ari umuntu dushagurira mu muhanda ngo simusuhuze cyangwa nsuhuze. So ndibaza nta byinshi nabivugaho. Hari abakundaga Murundi, hari n'abakundaga Irene. Yego. Hari n'abakunze Murundi na Irene muri kumwe. Yego. Wenda mwatandukana bwatura umukobwa yababaje umusore yize gute? Hari n'abantu twahuriraga mu muhanda bakambwira ngo dore Irene ngo wa Murundi ngo yababaje ngo Murundi. So njye ntago namubabaje. Niba hari abantu bazi story yanjye nawe barabizi, byabayeho kutumvikana, buri wese agira amahitamo ye. So ubuzima burakomeje, ari mu buzima bwe aka kanya, nanjye ndi mu bwanjye. Rero nta mpamvu yo kugira ngo mbigarukeho cyane. Use kuba wazi mwari mwigira mubonana n'umunsi rumwe? Ntago turahura. Agusubye ko muhura byabisobanuye kuri wowe? Bon, byaterwa n'ikintu kigiye gutuma duhura tubonana njye nawe. Ese guhura mugasuze nk'abantu baziranye, nk'abantu mwabanye, cyangwa se nk'abantu mugiye gusura abafana banyu muri rusange? Ibyo bintu mbabara ntacyo mfite cyo kubivugaho. Ntago tukiri kumwe kubera ko twaratandukanye. Rero ubu ngubu aka kanya hari undi muntu yaragiye, haza undi muntu. Ubu ngubu twitegeye ko tugiye kubona ibintu bishyashya. Ibintu bishyashya byiza kandi. Yego. Nabyo birashoboka, kandi na Murundi ushobora gusanga nawe ari mu bundi buzima, hari ukuntu yirwanyeho. Buriya byanashoboka nawe ari mu buzima bwe ko
buri wese aba afite ubuzima yandikiwe kuri iyi si agomba kubamo. Yego. Ibyo bishobora gutuma mpita nkubaza wenda experience wabonye mu nkuru yawe na Murundi cyangwa se mu buzima bugiye butandukanye. Ubundi ubona kapo ingo muri iyi minsi nyine ubona bimeze bite? Ese ntago byoroshye, abantu barasezerana ejo bundi bagakora divorce, ntago byoroshye. Ibi bintu tubona kenshi na kenshi rimwe bikavugwa ubundi tukagira ngo ni inkuru mpimbano, ubona biterwa n'iki? Izi saga ziba ziri hagati y'amakouple, hagati y'ingo, biterwa n'iki? Ntekereza ko ari ukubera abantu baba bataganiriye ngo bumvikane ku kintu, bashyire hamwe bumve ko icyo kintu nyine bagikora bafatanyije, hazaho nyine buri wese kureba kuri side ye ibintu bigapfa. Akaba ariyo mpamvu nyine amakouple atakiramba, umugore n'umugabo bashwana kubera kutumvikana cyangwa se kutaganira ngo bashyire hamwe ibintu. Ukurikije nkaye ku giti cyawe, njye hari ibintu ntajya nemeranwa nabyo, kubera ngo ntabwo mwaganiriye, ntabwo mwumvikanye ku kintu runaka. Twese uko tubizi, buri umuntu ajya gufata umwanzuro ngo ngiye gukundana na runaka, hari ikintu ashingiyeho. Yego. Mukaba kuri etape yo gukundana, kavugatereka inshuti yanjye hure n'inshuti zanjye zure na sheri wanjye ku mpande zombi, haba ku muhungu cyangwa ku mukobwa. Yego. Ukabivaho ukavuga ngo reka mfate inshuti yanjye nyihuze n'umuryango wanjye, bikavaho ngo reka dusezerane ku bana, tujye ku bana. Uko kuganira, kutumvikana, kudahuriza ku kintu runaka, ibyo bintu niko twabifata. Urumva iyo urimo gukundana n'umuntu nyine ni byiza, muhora mu bintu byiza, niyo yaba afite ingeso mbi ntabwo ushaka kuzimenya kuko muba mukundana. Ariko iyo mubanye ugerageza kumenya uko ateye cyangwa se wenda nyine uburyo yaraka yaba ameze, buri kimwe cyose, rero bigatuma mutandukana kubera kutumvikana. Izo ngeso kutazimenya no kubera iki? Nuko muri fiançailles cyangwa muri dating umuntu yihisha, biterwa n'iki? Izo ngeso rero impamvu zitagaragara, ntago watereta umuntu ngo uhite umwiyereka ako kanya. Nyine umwereka ibyiza gusa ako kanya ko muri mu rukundo, ariko mwaba mukiri kumwe umunsi ku wundi, movements zanyu zigaragaza buri wese uwo ari we nyine uko ateye. Ariko biba byiza iyo uganiriye n'umuntu wawe, hanyuma nyine ibitameze neza mukabishyira ku murongo, ariko kuruta uko buri wese aba afite nyine umutwe ufunze, ariko navuga ku buryo buri wese atumva nyine kuri side y'undi, bigatuma abantu bashwana cyangwa batandukana. Hari umuntu wagutereta akubeshya wenda ukamuvumbura nyuma? Oya. Oya. Ntawe. Yego. None se ubundi niba umuntu amaze kuvuga urasezeranye, ubana n'umuntu, ejo biranze, yego, ubivuyemo, buriya niko byagakwiye kugenda? Ko wamwemeye, ko wafashe iyo risike, mwamaze kuba umugore n'umugabo mubana, buri umuntu agakwiye kubyitwaramo gute nkawe ku giti cyawe? Nkanye ku giti cyanjye ukuntu mbyumva, iyo abantu basezeranye ntekereza ko hari ikintu gikomeye cyane baba bariyemeje gukora, ariko bitandukanye ko hari n'abasezerana batazi icyo bashaka, mukarangiza umuhango kubera ko runaka yabikoze n'undi yabikoze, mukabikora nyine kubera abandi ariko mutazi icyo mushaka, ariko ni urugendo rurerure, ntabwo biba byoroshye inshuti yanjye. Niki kiba kigoye aho ngaho? Biba bigoye iyo wasezeranye n'umuntu, biba byarangiye, uba ugomba kumwihanganira ingeso ze mbi n'inziza ze. Rero hari abantu kwihangana kuba guki, rero kugira ngo abantu bicane batandukana, kumvikana biba byanze. Wazihanganira ari wowe? Naganira n'umuntu wanjye, nabona atanyumva cyangwa se wenda abona ko wenda ibyo we ambwira ari byo by'ukuri, biterwa n'ukuntu abantu baganiriye. Ntabwo wagera kuri level yo gutandukana n'umuntu mutaganiriye. Nese uwo muntu mujya gutandukana abona byanze, ni iki kintu mwaganira ku buryo wumva ko mwagumana? Mushaka kuganira ku kintu kitari kugenda neza gishobora kubatandukanya, ukumva icyo bivugaho. Ese nkawe iyo urebye ubona ari iki gikunda kuba kiri
kutagenda neza hagati mu muryango? Bon, hari igihe niba ari mwaganiriye, niba ari experience runaka ufite, na experience mfite ko nta rugo mfite. Nyine ndavuga ibyo nanjye banganirije ntabwo mbizi. So nyine icyo navuga, hari igihe nk'umugabo cyangwa umugore hagati yabo habamo umuntu ukora ikosa, iryo kosa buri wese ntabashe kuba yaryihanganira, bikavirwamo gutandukana. Yego. Nkawe ikosa umugabo yagukorera ukabona ngo kwihangana biranze tutandukane n'irihe? Aramutse anciye inyuma nkamufata. Kamufata? Yego. Ntabwo wakihangana? Ntabwo nakihangana. Gusa biragoye nako nta gusa. Ubu se wo muciye inyuma akagufata? Wakishimira atakwihanganira? Ubwo nanjye nta kibazo, kuko nanjye ntabyihanganira, nawe ntabwo yanyihanganira. Impamvu yatuma uca nk'umugabo wawe nyuma yaba ari iyihe? Iyo mpamvu ntabwo ibaho kuri njyewe, ariko ubwo abanyarwanda ndabazi bigiye gutekereza kuri njyewe iyo mpamvu ntayo. Ubwo abandi bafite impamvu zabo wenda zishobora kubibatera, ariko njye ntayo. Kandi wemera ko ibaye agufata wamuha uburenganzira akikomereza? Niki kintu cyatuma uca umugabo wawe nyuma ubundi? Ntacyo pe, kuri side yanjye nta gihari, nta nubwo nabikora. Abo bibaho se baratubite ko ababaho hari icyo wenda baba hari kiba gihari wenda kuri bari, ariko ngiye kugeza aka kanya ntacyo, nta n'ikizabaho numva. Nta n'icyo tuyavuga ati reko ngeze mu rugo ngasanga bimeze gutya cyangwa bitameze gutya, ntago narwicaramo. Kuri njyewe nta impamvu ntayo, ntayihari. Reka tubyemere uko, tunagushimire ko numva umucuki ukomeje. Ubwo uri muri ba bantu bavuga ngo niko zubakwa ukabyihanganira? Ntabwo ariko zubakwa. Hari nk'abagabo bakubita abagore bakavuga ngo niko zubakwa, ngo nta kibazo, ngo ni ukumuhana, ariko niko zubakwa. N'ababyeyi bakabishyigikira ngo mwana wange ihangane, ngo niko zubakwa. Gute bajya kukumugaza, bajya kugukubita ngo niko zubakwa, ngo urihangane? Ugomba nyine kuganira n'umuntu wawe ukareba impamvu ari kugukubita cyangwa se akubuza amahoro. Ntabwo ariko zubakwa nshuti zanjye, kuko bitwa biba byarengereye, biba byarenze. Hanyuma se wenda nkawe uragiye uraje usanga umugabo yaguciye inyuma uramufashe, wahita ugenda wamubaza impamvu yabikoze, wakora iki? Njyewe ntabwo ako kanya nahita ngenda, ariko namubaza impamvu yatumye abikora, tukabiganiraho, akambwira impamvu yamuteye kugira ngo ance inyuma. Nakumva impamvu ari njyewe nkabishakira umuti. Nawe wenda yakumva ari amakosa, hari n'abantu bishinja amakosa akumva ko wenda ashobora no kuba atari nabwo bwa mbere babikoze, ahubwo ari bw'umufasha. Nabyo birashoboka. Hahita hashya ukabura hatwitse kuri ka oranje kawe cyane. Akubanza witonda. Ntabwo ngiye mu buzima busanzwe nditonda. Ugira n'isoni nyinshi cyane. Utinya n'abantu. Nibyo. Irene. Oui. Ndumva ari hatari kweri. Hari agafreshere, hari view nziza. Hano hantu se? Ahantu ni heza cyane. Wabibonye? Niki wakunze gihari? Hari view nziza, hari akayaga. Hari abantu basa neza. Buri kimwe cyose ni sawa. Nawe urasa neza ariko. Murakoze. Okay, ngira ngo rero kwari kuganira, wabwiyeho rumaze iminsi, babwira impamvu utari uhari, kandi usura abafana bataguherukaga, bakuvugishe, bakwegere, muganire, tuvugane. Abo twaburanye, harabona atakaje amanimero yabo, harabo twajyaga tuvugana na twaburanye kubera. Se wahinduye nimero? Oya, nimero yanjye ni yindi n'ubundi nkoresha.
yego ubemerera kuyitanga cyangwa se bari buze guca mu gikari? oya ntago nemerera gutanga nimero yanjye, baragucaho abayishaka bace mu gikari bamvugisha inbox. Neza nka bya bindi by'aba bandi Oya. ariko it's okay. Oya. Irene nerekanye wenda mbere ko tugara ku musozo nk'umuntu wari umaze iminsi adahari, yego hari ikiri ku mutima wumva ushobora kubwira abaturage, abagukunda, abafana, abakurikiye yawe TV muri rusange, n'abagukunda, yego niki ushobora kumva wababwira? bon ikintu cya mbere nababwira bakomeze bankunde mukomeze munkunde cyane, ndabakunda cyane. Wenda mu gihe kitari kinini hari ibindi byinshi nzagenda mbereka ndimo kwifuza bijyanye nanjye ku giti cyanjye, tuzabana. Ndabizi neza ko mfite abafana benshi, mbere bari benshi, ubu sinzi niba barambuze nyine, barakwibagiwe. baravuga ngo iyo umuntu atinze ngo baramwibagirwa, nanjye bashobora kuba baranyibagiwe ko naratinze. Ariko ndabakunda cyane. Thank you so much guys, mukomeze mudukunde, mudushyigikire. Ni byinshi nyine tuzababwira, tubafitiye show nyinshi cyane. Imbere ni heza. Yeah. Okay, wenda mbere ko tukurekura hari abafana bawe basanzwe nkuko babivuze, ariko n'abakonye uyu munsi. Yego. Ndagira ngo ndebe wenda uwabakonye uyu munsi. Mubarize nk'utubazo nka tumwe kugira ngo abashe kugusobanukirwa neza. Hari icyo bitwaye? Sorry. Nk'umuntu wakubonye uyu munsi ari ubwa mbere akubonye, ngire nk'utuntu nka tumwe nkubaza, twerekeye kuri wowe, noneho nawe amenyereho Irene turi kumwe n'indi. Bon, biraterwa n'ibyo ushaka kumbaza, nta kibazo ngenda gusubiza. Oya, ndabariza muri rusange humura, nta kintu kiri personal nibuze kubaza. Nta kibazo umbaza, nanjye ndasubiza biri public. Yego. Nk'umuntu ukonye bwa mbere, nashaka umubwire Irene muri make ku giti cyawe umwibwire. Yego. Uhuriwe ukuteye, noneho mubwire ibyo ukunda, ibyo wanga, mubwire se Irene nshaka kumutumira wenda dusangire. Wenda ni mu rugo na famiye yawe, ati Irene naze dusangire. Yego. Ku meza wagakwiye kuhasanga icyo uvuga ati ahangaha ndibuze kumva ko ndibuze kunyurwa, byo kurya n'ibyo kunywa. Bibarije rimwe se nibuza kubyibuka, ariko icyo utibuka umbwire ngigusubiremo. Nta kibazo uransubiramo kugira umbwire ni byinshi. Okay. First banza ubwire umuntu ukonye bwa mbere Irene ninde, ni muntu ki? Yego. Murakoze. Irene first ni umukobwa, ndacyari umukobwa, imyaka 24. Ndacyari single ariko ntago ndi searching. Yeah. So umuntu wakifuza nyine ko twahurira wenda mu bindi bintu cyangwa se muki yantumira ariko bifite inyungu. Hanyuma ikindi ndi umukobwa nyine ntago ngira isoni cyane, ariko ndacyarimo abakobwa bazigira mo gake ukuntu. Ikindi nkunda amahoro. Ikindi nsabana n'abantu bose muri societe. Yego. Ariko wavuze ko muri net abantu bakanareba ko nziko mu bintu ugira byiza n'amaso arimo. Aka kanya kubera hari izuba ryinshi ntago byashoboka. Amasegonda make. No, ni sunglasses ntago byashoboka. Nyine wakihanga amasegonda make. Okay. Nakubazaga wenda waba yagutumiye uko bivuze. Irene akunda kurya iki, akunda kunywa iki, kurya kuri table kibuzeho rwose, uvuga ati ntacyo nabonye, ntacyo nafashe. Okay, ikintu cya mbere nkunda chips. Nkunda chips, ikindi chicken cyangwa mvuge ngo kitchen. Niyo mpamvu nsubirishije wari uzi ko agiye kubyica. Nkunda chips and chicken. Icyo kunywa sweet wine. Sweet wine? Yeah, sweet wine. Yeah, ndumva ibindi ni ibisanzwe. Ibindi ni ibisanzwe. Yeah. Okay. Wakongera ukegekaho. Wakongera negekaho abafana ndabazi. Urabazi? Barareba cyane. Mbese bigutwaye iki? Umukobwa ugira isoni, ntiwari uzi ko cyane ari isugi.
byagenze bite ntabwo ukiriyo No way, my goodness. Zikatinze. ntabikatinga wabivuze ngaho Bari bazi kuri icyo kintu kera urabizi ni cyo kintu cya trendinze before nyiza kuri kamera bwa mbere. Urabizi abafana nyine. byaje kugenda bite Cyaje kugenda neza. njye nabonye kunywa oranje ngira ngo uracyariyo N'ubundi. Ndacyariyo. muronda ararwaye se sorry Sorry. Kanimwere oranje. reka twikomereze ngira ngo wenda ibyo byari by'amasiku umuntu yamya kuri wowe nabyo urabivuze ibindi ushaka kubikubaza ajya muri comment cyangwa se kuvugisha ku giti cyawe ahasigaye katugare ku musozo iyi ni yawe TV ni ibisanzwe bazakubona kenshi tuzabara mu biganiro bigiye bitandukanye utarakora subscribe ayikore ubundi ibintu bikomeze kurushaho kugenda biba neza niki kiri ku mutima wawe wumva wabwira bagukurikiye wabwira abafana bawe inshuti muri rusange tugane ku musozo murakoze abafana banjye bo kuri yawe TV ndabakunda cyane kuva kera ndabibabwira kandi ikindi kintu mbisabira bajya bandika muri comment nyine barebe amakosa umuntu ashobora kuba yarakoze umuntu ayahindure aho bitagenze neza nyine nizo nshuti zacu dufite abafans abafana bacu rero n'ibindi tuzagenda tubibamenyesha gake gake ndahari ku bwanyu noneho hari igihe muzayamumbona umunsi ku wundi ubu nyine ntabwo biratungana neza ariko icyizere kirahari so mukomeze mukore subscribe kuri yawe TV na comment nyinshi na like and share ibindi hari umufana ushaka kuvuga ngo ndashaka kubona Irene yahuye na Murundi my goodness uwo mufana nazabyandike pe uwo mufana wamwizeza ko bizakunda cyangwa ntabwo bizakunda nta cyizere muhaye kubera iki ntabwo ari ngombwa cyane iyo umuntu agukunda nawe ugomba kumukunda niba umuntu ari umufana iri foke ibyo gusa bishobora kubimukorera ibintu bikagenda neza wapi oya reka rero ngushimire ko witabiriye ikiganiro cyacu ubutumire bwacu byari bigoye ko tugira ikintu tuvuga kidasanzwe kubera ko abantu ntabwo nyine kwanza turi kuntu bakwakiriye ubundi ibintu tugira tubiganiraho aho ni mu rugo ndagira ngo ni ibisanzwe ni mu rugo cyane bazakubona kenshi tuzaba turi kumwe kenshi reka nshimire rero wari ukurikiye ikiganiro cya Yawe TV nshimire wo kunda Irene nshimire wo kunda Yawe TV mubwire ngo ibiganiro nakagaruka ukomeze ugubwe neza turi kumwe cyane ciao